mu bantu bagiye mu bigirwamana by'imbaraga bagenda bifananye ebyole byamanyi mu bantu bagiye kwa satani bakareba imikorere ya satani wa satani nga tumanye emirimo bakahitegereza bakanyurwa bakayihaga ne bamarwa niki nsomo bagara ku gitute cy'Imana basamukama runako lungi zemena tokwinjira kututi cya mukama kubw'imbaraga z'umushumba wanjye urwamanyi rw'omusumba wange n'Imana ye yantabaye ne Katonda we eyanyamba ikankuraho ukuboko najyaga ngendana nkumva mu mutwe wanjye yako mukono gwaberanga gutambulira ku ntiko y'umutwe gwange. Ndashima Imana nebasa Katonda yuko mu bantu bari bahamye imbaraga zayo ndimo bantu abakiriza manyi ge nange wendi abaho Imana yankuye abantu mukama beyajeyo hari aho yagukuye ariko gera aho yankuye bituma uyu munsi nyihamye yakujja nange waliwo gye yanzija ekindeetedde okuyimirira wano. Amazina nitwa Tumusime David mpitibwa Tumusime David ndi umwana w'umugenzi Gapipi ndi mwana w'omugenzi Kapipi ndi umurokore ndi murokore ndi umwana w'uru rusengero ndi mwana mu kanisa eno. ndashima imbabazi z'Imana zimpagaritse hano nebaza ekisa kya mukama ekinyumiriza wano. ejo bundi kuwa gatatu yose ku lwokusatu kuwa kabiri lwokubiri ringa wavuyeho naye kino ekikome ekyali ku mukono gwange kyavaawo ntibyavuze yuko uwo munsi ari bwo mukize sigamba nti olunaku olwo lwe nawona ekikome ekyo nakomeje igihe abeerezaamu ekiseera cyo gushakisha ubutunzi bwa satani kandi nibeshya ky'okunoonyereza obugaga bwa sitaani ate nga neerimba. naje kuganirira inshuti yanjye yari ibiziho era nenyumya ku mukwano gwange yali nga abimanyi ebyebyo nawe umwe wari muri ibyo bigirwamana nk'uko nari mbirimo era naye yali mu bifaananyi ebyole nange ngemwe nali mu ebyo ariko noneho we aba afite ahantu yagiye hatandukanye n'ahanjye ye nate nga yatambula mu bifo ebyawufu nnyo ku ebyo bye nagendamu. arambwira ngo reka nkujyane ahandi agamba leka nkutwaleyo mu ekifo ekirala aho nagiye ibyanjye bikamera neza bwe nagenda ebyange ne bitereera musobanurira ko niyambuye uwo muringa ariko nkakomeza kugira inzozi z'inzoka inyurire ijya kundya ikizirame kinyikubamo mboroga ijwi nirisohoke ariko icyo kigeragezo nkakibamo nkarota inka zinyica nkarota ngo mu myobo nkarara nirukanka ndeba ntaha mu nyanja maze kubimubwira arambwira ati vayi nimujyana urakira. Bwe namugamba nangamba abaho nkutwale mu kifo ogenda kuwona. ndamubwira ndakira. Nemugamba ngenda arambwira ngo uriya mupfumu afite imbaraga agamba omusamizi oli ayina amaanyi nubwo baba baragushyize he bobanga bakuteeka nubwo ibyawe byaba byaranze ebyo ne bibanga byagana uzakugirira neza ono yagenda okukola obulungi ariko yanyongeye ububabare burenze ayate yanyongera obulumi obusuka kwebwe bwe nali ariko ndashima Imana kubw'uyu munsi mpagaze nebasaba kama olwalero kubanga anyimiridde eri mu maaso ge. arambwira amereza namba ye nangamba nampe namba y'essimu ndamuterera arambwira ati nta kindi nagukorera no guhaguruka ukaza Sumbawanga wali kyakye nsobola okukolera uretse kuri buze Sumbawanga olina okugenda Sumbawanga. ndambaza se Sumbawanga nibwo njya nyumva ariko sindayishikamo mugamba Sumbawanga ntera ugiwulira naye arambwira ati ndakudirectinga njya kulagira uze gushikaho igihe uri bushikire uruhande rwanjye otuuke onootuukira ku luuyi lwange. ndagenda era nengenda uwo muntu najyaga mwita sogokuru yari yaranegetse akajya nyita mujukuru nali muyita jjajjange ariko ndashima Imana ko uyu munsi atari sogokuru. nebasa Mukama kubanga olwalero oyo si jjajjange kaakano. yarando yarishima andaba n'asanyuka arambwira ati wowe urakize kandi uratunze agamba gwowonye era ogenze gagawala asa nk'ugiye mwiyerekwa nari mfite nanjye nezerwa cyane nafaanana ng'ayimidde mu kwolesebwa kwe nali nina nange arambwira ati nangamba nti nno ngiye guhereza ubutunzi ngenze kuko n'iwanyu bwari buhari era n'ewamwe mwalimu iwanyu burahari ewamwe gye buli ahubwo bwari bwarabuze umuntu wabwongera imbaraga bwali buliddwa omuntu asendamu oba bwongere mu maaso. ndamubwira ni igihugu iwacu ndabusuzugura nemugamba obugaga obwewaffe nze mbunyuma ubwo ngubwo ntabwo ari ubukire obwo si bugaga. afata mu ntoki aranshima nankwata mu ngalo naneebaza
ariko njya guhaguruka arambwiye ngangenda okutambula n'angamba ati ndamubajije se nta gitambo cyari cyose tewali saddaaka yonna yonna arambwira ati nta gitambo cyari cyo cyose tewali saddaaka yonna gwogenda okuwaayo mbaza na mugenzi wanjye arambwira ati nta na kimwe nembuuza ne uriya munnange n'umuntu utanga ubukire utatanze n'ijana wabugagga nga tewadde n'ekikumi kyonna nanjye nezerwa cyane kubwo kumva ari ntacyo ndi busohoze nange nsanyuka nnyo ne mpulira nga tewali kyengenda okufulumya ariko ibyo bakubwira barakubeshya ebyo bagamba bakulimba ubaze transport yonyine ukoresha transport yonna gy'oba igihe ukoresha obudde bw'otaddemu n'ubuyo bugiyemo birutwa niyo akubwira ati tanga amafaranga runaka wagihagazeho nangwa se urakennye birarangiye rero kubwira kwa satani kandi nta butunzi buriyo ewa satani njagala gamba teri bugaga buriyo icyo gihe ekiseera ekyo narahagurutse ndagenda nasituka era n'entambula arambwira ati ubutunzi bwa kugira ngo mbugukorere tumanuke ku nyanja nagamba bugaga we buli naye tukeere ku nyanja yakinguye igishenge tujya kugenda yaggulawo ekisenge nga tugenda nasanze ibintu birimo byo byonyine njya ngo harimo imitwe y'ibintu byapfuye byinshi harimo mu kisenge ekyo nga mulimu ebintu ebingi harimo ubwoya harimo ibihu harimo ibintu biteye n'ubwoba cyane mulimu ebintu ebitiise nnyo nitegereje biriya bintu netegereza biri ebintu ubuyobe burambwira ngo ugiye gutunga tuma negamba ogense gagawala ndagenda neŋŋenda arambwira ngo nangamba nti afashe akantu mu ntoki kari kameze nk'ikirahure akwata akantu mu ngalo kari kali ng'ekirawuli maze kukarebamo ni arambwira ati kitegereze nibwo uri bumenye ko ubutunzi bw'iwanyu maze kubureba tobugaga bw'obwamwe omaze obulaba ngiye kureba ndeba muri ka kantu yanyerekaga atangiye kunyuraho amafoto y'abantu b'iwacu nga waliwo watandika okuyita ebifaananyi byawe bewaffe narebamo ni nkareba foto ya data mama data wacu barumuna banje baganda bange arambwira turabireba ko umuryango wawe umuzi neza nangamba okirabye bulungi nga family arambwira ati mushiti wawe nagiye kumugirira neza nyoko nalinge namukora yaje nawe afite gukekeranya nk'uko wawe ziyajja naye nga ayinamu okubuusabuusa ng'okwo ariko ndagusaba kugira ngo ushirike ubwoba naye nsaba okutya okugyemu ubwenge burambwira ngo iwacu arahamenye amagezi nigagamba nti ewaffe kandi nibwo ngiye gutunga kuko umugisha w'iwacu amaze kuwitegereza era ngenze gagawala kubanga omukisa gwewaffe amaze okuguzuula meruka ako kantu ngafashe kijukira akantu ako bwe nakakwata byari umugoroba kyali budde ngiye kurendera turi ku nyanja era nga tugeze wali ku nyanja ndeba ahantu heza hatandukanye nendaba ekifo ekirungi nga kyawufu niba ushobora kureba ahantu heza hari ahantu hasaga nk'aho ari heza ng'osobola okulaba ekifo ekirungi naye wali waali waawufu nnyo nta muntu ukuvugisha teri asobola okwogeza buri umwe arasa n'uri mu bye buli omu afaanaga ng'ali mu bibye arambwira ati rero aho wageze aha ugeze mu butunzi nyawe nangamba wootuuse otuuse mu bugaga bwennyini aramanashya ku mazi era nesobola okukka netuuka ku mazzi arambwira ati hakana imana wemera imbaraga zo kuzimu weewakane katonda okkirize n'amaanyi g'emagombe wemere nguhereze ubutunzi nguhereze ijini urijyane mu rugo okkirize nkuwa obugagga era nkuwa ejjiini olitwale waka ndamubwira se ijini zabanane naryo nemugamba ate ejjiini nja kubeera ntya nalyo arambwira ati ndaguhereza ijini ry'irigore nja kuwa ejjiini ery'omukazi iyo haje umugore muhereza iry'umugabo wajja omukyala muwa ery'omusajja iyo haje iry'umugore era bwe wajja omukyala muhereza iry'umugabo haza umugabo ngo muhereza iry'umugore bwe wajja omwami muwa ery'omukyala cyambere esooka itegeko ry'iri jini ekiragiro ky'ejjiini lino icyo rizagutegeka cyose uzacyemera etteeka ly'ejjiini kyennaakulagira olina okusikiriza munsi ryakubwiye ko utagomba kurarana n'umugore egamba tolina kusula na mukyala uzabyemere olina obbikiriza uwo munsi rizaba rije kubana nawe kandi ubwo rije guhereza umugisha olunaku olwo luba lizze okubeera naawe era likuwa omukisa
niriramuka rije imbere yawe nirizababare kuko niribabara ubutunzi buzagenda linajja eri mu maaso go ne wulira nga likwatibwa nirikubwira ukagira uko urihakanya linagamba n'ofuna uzababara era ogenda kulumwa nnyo. ndaribaza ndamubaza ni iri jini zaribasha ejini lino n'alisobola nsi arabwira tuzaribasha agamba ogenda lisobola ariko mbere yo kugira ngo uribashe naye ogenda okulisobola ndenda nguhereza amategeko yo kuribasha njagala nkuwe etteeka bw'ogenda okusobola ejini lino arambwira tuzajya urarana naryo ojja kubeera nga osula nalyo rimwe uzajya urarana n'umugore ojja kubeera olunaku olumu nga weebaka n'omukyala wo irindi urarane naryo olunaku olulala nga weebaka n'ejini urinezeze olisanyuse mu bantu bagiye kugira ubutunzi buruta ubw'abandi ni wowe bagenda okufuna obugagga obusinga bw'abalala uko uzajya urarana naryo rimwe onasobola okwebaka nalyo olunaku lumu rizaba rihaye imbaraga ryo gukorera isene oba kuba oliwadde amaanyi ag'okukolera ssente rizanezerwa rizakuzanira isene lijja kuleetera ssente. ndamubaza isene rizikurahe nembuuza essente ejjiini ligenda arambwira kulisikirwa ati jini rifite ububasha bujya muri banka ejjiini lirina obusobozi bw'okugenda mu banka rigakurayo amashiringi ne likugirayo igitondo ssente baza bagasanga ensana bajja ne zidahari basanga nga ssente rifite ziriwo ububasha bwo kujya mu bacuruzi n'obusobozi olw'okugenda ukarundanya amashiringi mu gitondo ugasanga wowe uri ne biliyoniya basanga nga tebalina naye ate gwe ng'oli biliyoniya. ikereza kubyamana n'ijini rirananira ate nendowooza okwebaka n'ejjiini ne binnema ndavuga ngo rijini ntabwo nzaribasha eŋŋamba lino ejjiini nze sijja lisobola. mbimubwiye arambwira ati urifuza kubana naryo ute namugamba nangamba gwe owulira weetaaga okubeera nalyo mu ngeri ki? ndabibwira ni jyewe sinifuza kubyamana naryo nze mpulira seetaaga kwebaka n'ejjiini. arambaza ngo nambuuza nti urumva wakora iki owulira kugira ngo rinezeze icya mbere kukola kintu ki osobola osanyusa ejjiini eryo? rinezezwa n'ibitambo bikomeye ekisooka lisanyuka olwa ssaddaaka ez'amaanyi. uremera kubasha kujya wica hica umuntu ukamwicira okkiriza okubeera ng'otta omuntu n'omwettira kuko izo mbaraga riraza kuriguha ahubwo umutima wawe ukemera ukica ogenda kuweebwa amaanyi ago era n'omutima gwo okkirize okutta. ryo rinywa amaraso yanywa amaraso bikakuzanira isene era bwe linywa omusaayi ne lireeta ssente. ndamuganira n'ibyo sinabibasha eŋŋamba n'ebyo nze sijja bisobola. arambwira ati wowe uri mugabo ki kaakati gwe oli musajja ki? waje uje gukora iki wazze ng'ozze kunoonya ndamuganira duhaguruka nakubwiye ngo naje nshaka ubutunzi arambwira ngo nate siteni ngamba nze okunoonya obugagga nta gitambo gihari. ngamba tewali sadaaka yonna. abantu benshi abantu abasinga obungi bafite namba zibahamagara balina enamba ezibakubira ikakubwira ngo vayo wakira ubutunzi egamba jangu wano ariko budafite igitambo ng'olina kuwayo sadaaka. cyane cyane Tanzania obudde obusinga obungi Tanzania reni zaho layini zaayo bakunze kohereza meseji batera okusindika uvuga ngo pokea utajiri bila kafara, wakira ubutunzi budafite igitambo. oyaneza obugaga nta gitambo gihari nga teri sadaaka yonna. ndakwinginze kwegayiridde uwo ntago ari so wanyu ngo akurage. oyo si kitaawo togenda kusika. si umushumba wagushumbye, si musumba nti nakusumbye, si umuvugabutumwa mwakoranye umurimo w'Imana, ntimwaragiranye inka ngo noneho arebe ubukennye agushumbushe, ahubwo afite icyo agushakaho. ayina kyakwagalako. abantu bajya mu bapfumu ndabingize ngo abantu abagenda iyo nzira yivemo, eryo ekkubo oliveemu. nje kubwira uko ryambabaje, si ogamba ekkubo eryo nga bwe lyankosa. uwo muhanda inangu iyo nzira yarambabaje, eryo ekkubo lye nayitamu lyannuma nnyo. arambwira ngo genda witekereze, genda weerowoozeeko. agiye kumbwira ngo ngende, ndamubwira ni najya nkora isene zingana iki, ate ngenderaho sente meka, nishe umuntu, bwe ngenda okutta omuntu numva ikibi kiraje, nempulira ekibi nga kiyingidde mu nze, satani atangiye kunkoresha. setaani atandika okunkozesa. arambwira ati wabasha kujya wica nibura buri kwezi, osobola okugezaako buri kwezi ukamena amaraso, buli mwezi n'oyiwa omusaayi. sanga kwica ntabibasha.
ensanga nga sigenda bisobola kwica nsanga ubuzima bwanjye iyo atari impano yanjye atari ingabire yanjye okuta nempulira nga ekyo si kirabo kyange sijja kukisobola nsanga mu bintu imana yampaye ntabwo icyo kirimo mu bintu mukama bye yampanga ekyo nubwo jye nari nazi imana akubadde nsi naye ariko yo yari nzi nali manye ekyo nubwo jye ntayitagaho ngo nyumvire yadde nayo nkubadde nayo sifayo eri Katonda ariko yo yumvaga ubushake bwayo kuri jye nta kwica yawulira okwagala kwe eri ku bulamu bwange nga sisobola inshuti yanjye waba wicaye hano oyinza okuba otudde waba uri ahantu runaka oli mu kifo gundi ndakwinginze ngo kwegayide nti no ihangane ntuzagibweho amaraso muyigiriza toyiwa musaayi ntuzagibweho umuvumo togenzibwa toyingirwako kikolima ky'okuyiwa omusaayi nicaye bwe natuula anyoherereza undi muntu nansindikira omuntu omulala arambwira ati genda umukire nangamba nze ndi mugagga mu bantu b'abakire ndi umukire mu bantu abagagga nange mwendi anyereka imodoka yazanye ari umwana w'umusore andaga motoka gye yayise naye ate nga mwana muvubuka ambwira kampani afite nambulira kampani gy'alina ambwira ubutunzi bwe bumunejeje nambulira obugagga bwe nga bwe buli obumusanyusa umutima wanjye urasa nk'uwenda kubyemera nempulira nga emmeeme yange yagadde okukkiriza irindi jwi riranga eddoboozi era nempulira nga ŋŋaanyi ndavuga ngo David sinabasha kwica David nze sisobola kutta ntabwo nakwifatira umuntu ngo mwice sisobola kukwata omuntu nti nsobole okumutta arongera aramuhamagara adushyira mu mitingi twembi babiri naddamu n'amuyita ne tudda mu lukiiko nga tuli babiri asa nk'umundegera ng'afaanana nga andoopaku nga nze andoopaku aramubwira ati umuntu namuhamagaye ngo muhereze ubutunzi omuntu namuyise nti n'omuwa omugagga yoherejwe n'umuntu runaka omuntu gundi yamusindise amugaragaza amafoto ye n'ibikorwa yamaze gukora alaga ebifaananyi bye n'emirimu gy'akoze ariko byamunaniye kubanga bimulemye ndamubwira icyo kigezo kirananiye nemugamba nze ekyo ekigezo kinnemye numva mani yanjye agize ate empulira ararangiye maanyi gange nga gawedde numva kwa kwizera nazanye kurarangiye okukkiriza kwe nayise nako nga numva za mbaraga naje nshakamo ubutunzi birarangiye noonya bugaga nga gawedde ndashima Yesu ko ntishe neemasa Yesu oyo ndashima Yesu ko navuye mu bigirwamana nebaza Yesu kubanga navaayo igihe satani yankoreshereje sitaani ekiseera kyeyankosaamu yendaga ko nkora ibibi nk'ibyo akora era ayagala nkola ebibi nga byakola kuko icyazanye satani ekyaleeta ni setaani ukwica okutta no kwiba okubba no kurimbura era n'okuzikiriza ariko je naye ate nze ibyo nasanze atari ibyanjye asanga nga si byange ebyo nasanze ibyo atari ibyanjye asanga nga ebyo si byange ari igihe uvuka eri ekiseera lw'ozaalibwa ukavuka wibwira ko wakora ikintu runaka ariko kitari icyawe saalibwa ng'ogamba ngenda kukola ekintu gundi naye ate nga si kikyo ndamugana ibyo birandenze nemugamba ezi ebyo binnemye arambwira ati washobora nagamba osobola kujyanira ijini okutwala ejjiini lino iwanyu ewaka ewammwe ukagenda ukaryubakira n'ogenda n'olizimbira ukubaka mu rugo rwawe n'ozimba ewaka ukarihereza igishenge kimwe n'olinoonyezaamu ekisenge kimu rikajyamo era ne libeeramu rigakora isene igihe gito erikola sente ekiseera kitono icyo gihe gitoya ukabona isene ekiseera kitono ekyo n'ofuna ukagura basi era n'ogula baasi ugatangira kugura amamodoka ya basi n'otandika kugula motoka ariya amamodoka akajya agenda agatsinda abantu akaba yikorera igitambo era motoka ezo ne zibeera nga zibetenta abantu ne zikola sadaaka eyo reka nkubwire mwene data kangambe kino owooluganda ibi ndabivuga kuko navuyeyo bino mbyogera kubanga navaayo ariko ukiriyo naye ate akyaliyo nta zindi mbaraga ziri bumukureyo wali uretse manyi agagenda okumugyayo kumva ubu buhamya gatandukana n'imbaraga ya satani okuwulira obujulizi buno ubutunzi buva ku mana yaguteguye ikakurema ikakumenya eri katonda yakuteekateeka ntabwo ari satani si ukwica bene so si sitaani si ukwica igihugu okutta nangwa eggwanga amahanga oba okutta amawanga namubaza se bizagenda bite embuuza ye binaatambula aravuga bitya ati nirihamara iminsi 3 namala enaku 3 uzarisura ogenda kukyalira ejjiini lino nukingura ntihazagira umuntu ujyamo n'umwe ngo arirebe ogulawo teri ni muntu umugore nazarebemo tebaba balitunuulira umugabo nazarebemo omwami tagenda umwana nazarebemo hazajya hakingurwa nawe gusa nga gwe ogwanidde okubanga ogulawo wekka
ujyemo uriganirize, ugendemo unyumye n'ejine, riguhereza ayo mategeko rishaka, niriramuka rimaze kukwemerera ibyo rishaka uzabikore. Era nawe ubikore. ndavuga ngo nanone rigiye kumbwira kwica. Ningamba naliyo ligenze kuŋŋamba ate okutta. ndamubwira nti nzariganiriza ringaniriza ubushake bwaryo kandi ntari bubashe. bwe sobola okunyumiza kiri lyagala. arambwira ngo umunsi wari hakanyije kabiri gatatu rizakwica. onewakana enfunda 2 oba 3 ligenda kutta. kuko riragukunda. kubanga likwagala nnyo ejjiini. riragukunda cyane, renda kuguhereza ubukire. likwagala nnyo, lyagala kuwa obugagga. ati n'ubu nubwo tuvugana, nekakano nga twogera wamu, ubwaryo rirababaye kuko utaremera. lyo liwolera nga likwatiddwa obulumi kubanga oganye okulikkirizaamu. arambwira ati umunsi wa gatatu uzajyamo, onokola okusatu ojja nimuganira rikaramuka rihindutse rikaba umusaza, ebiralaba nga onyumiza nga tokyusiza ku limi, ntuzagire ubwoba. totya. nirihinduka rikaba umuntu w'umusaza, bwe linaafuuka omuzeeyi w'umusiramu, nga musiraamu, n'ubwanwa bwinshi, ng'ayina obulevu uzamenye ngo bungi, isene ziratangiye. tegeera nti esente ziyingiddewo. icyo uzakora, so naakola, uzaritega amatwi icyo rishaka. olitegeera amatu si kye lyagala. ubwo utakibasha kubyikorera, bwe nga tosobola rizabyikorera. lijja kubeera nga libyekolera. ndamubwira rizabikora rite kandi ndikingirana, ate lijja bikola litya akaba ari ryo rikingurira. ate nga nzaggulawo. arambwira ati rizakubwira, lijja kugamba, rizaguha amashiringi, lijja kuwa sente, ugura imodoka, ogule emmoloka, zijye ku mihanda. zigende ku makubo. uzashaka kurira uwo ari we wese yaba afite isene nke yazazurira. ayagala okuyingira mmoloka ezo anayingira. ariko izo modoka zizabakora, mmoloka ezo zizagukorera ubukire ku buryo. zigenda kunoonyeza obugagga. arambwira tuvuka mu mukoa w'Akagera ariko uzaba uwa mbere mu mukoa. bali bakajjere obukoba ojja kubeera wa kifo ekisooka. arambwira ati muri iyi myaka 20 nujya gusita 24 agenda okwesa 2, uzaba uri umwe mu bantu banditse limited, ojja kubanga owandiisibwamu mu bantu mu mukoa w'iwanyu. limited mu limited company. uzaba ufite isene ushobora kubara mu mukoa wose, nta muntu unganya nawe nangwa kampani ojja kuba inganya olina nawe. sente zonna nyingi nga mu bukoba teri ayenkana naawe sente. numvise ako kantu nenda bwe nawulira akantu ako, ndavuga ngo naje nshaka isene, nazze nga njagala bugagga. n'abandi bafite ubukire kuko mushuti wanjye wanyoherejeyo, balina obugagga ne mukwano gwange mu bigaragara yasaga nk'ufite ibintu, sirabika yali alinga alina ariko uyu ebintu, munsi ntabyo afite. naye ate olwaleero takyabiina. muri uyu munsi wa none, olwaleero kaakano, niba hari abantu bafite amarira menshi nga arimo, waliwo abantu abalina amaziga mangi naye mwali. hari igihe nigeze kwicarana nawe mvuye hano, waliwo natuula naye nga nvudde wano, ndavuga ni hangano ukizwe. ne mugamba wandigumiikiriza n'olokoka. arambwira ati jyewe byarananiye ngaruka mu bacwezi. sebyannema nenzirayo mu bacwezi. ati mu bacwezi niho nsa nk'uwagizeho amahoro. abacwezi ninga yafunamu akalemberezi. ndamubwira ni wabuze amahoro mbere, engamba woluwa emirembe, ariko ubu nibwo buriye kimwe. era kaakano emirembe tokyalina n'akatono. arunama ararira. era newuniikiriza ndamubwira nifite umushumba, ngamba nyina omusumba wange wanyijije ukuboko kwabaga ku mutwe wanjye, eyamponya omukono gwatambulira ku mutwe gwange. Hallelujah. aho ndaza kuhagera, aho genda kutuukawo, aguma afite umutima winangiye. arambwira ati nzaza, ariko ibyo agamba byaramunaniye. ngenda kujja naye ate ebyo byamulema. ariko ndasenga ngo Imana izamuzane nsaba Mukama ajja amuleete kuko ndamukunda. kubanga mwagala nnyo. gamba genda nzaza. ngenda icyo gihe nyihagazaho, seera ekyo nga ariko niyaje kumenya ko naje kujya muri Freemason, teyamanya nti nagenda iryo mu banga Freemason. sinari mubwiye. ekyo kyamasaha kimugamba. arambwira ngo iryo jini agamba ejjiini eryo rizajya rimbwira ngo mu gitondo ubyuke kare ugende ujye gusura za basi zose. jagamba ku makya ojja kuzuuka ng'ogenda kubanga buri basi aho izajya guhaguruka baasi yonna bwe nagenda okusimbula uzayihereza uruhushya. ojja kugiwa olukusa. nuramuka uyibwiye ngo nigende, bw'onagamba nti tegeera, abayuriye bose ntibazayivamo. abanaalinya baasi eyo tebagenda kugivaamu. aya ambwiye ko basi zizatangira kwica abantu. bwe yaŋŋamba baasi zigenda kutandika okutta abantu. ndamubwira nti ne mugamba reka nze ugusubiza. leka ngenda kuba nga nkuddamu. arambwira ati ngiye guhereza agati,
ngenze kuwa akati utahe oddeyo waka akagati kana akati ndakakwogesha nkanje umunsi wagiye ukumva utanyuzwe onagenda nawulira nga tebadde bulungi uzagaruke okomewo nate ninanirwa nkanje bwenale mwanganse nzagusunika ahandi nja kusindika awalala mu kifo ekirala nzakohereza ahandi ko nizera ngo nta kijya kinanirana nja kusindika mu kifo ekirala wemanyi tewali kiremwa ndakwinginze nawe waba bakubwira ngo hari aho yagusunika waliwe yakugamba waliwe asobola ari nta kijya kinanirana tewali ekiremwa ikitananirana ni imbere y'Imana ishobora byose gusa maso ga Mukama buli kintu cyonna kisoboka imbere y'umwana w'umuntu maso g'omwana w'omuntu ntabwo ndabona umupfumu uvuga ngo ntabwo ashoboye teri musamize yali agamba nti yetasobola mu bantu bagiye mu bigirwamana by'imbaraga bagenda mu bifaananyi ebyole by'amaanyi mu bantu bagiye kwa satani bakareba imikorere ya satani wa satani nga tumanye emirimo gye bakahitegereza bakanyurwa bakayihaga ne bamalwa niki nsomo njya senga nkabwira Imana ngo saba Mukama ne mugamba ntayi Katonda intege nkeya zabaho amaanyi amatono gasobola okulabikawo ariko imbaraga zinjyana kwa satani ntabwo zizanshyikaho naye amaanyi agantwale wa satani izingarura mu bapfumu ekinzayi mbasamize izingarura mu guterekera naganzayi mu kusamira icyo nzi cyo niyo nagarukayo igihe napfa kimanyi bwe nzirayo nze nfa kuko ibyo nzi ngo ntago ari ibyanjye kubanga manyi nti ebyo si byange ubu noneho ubwo so urera ngo wamenye n'amabanga ye rero ubundi kugira ngo nyamene kubanga ebyama bye kubanga obijjeyo ndasenze nsabye nkoreye Imana nkoledde Mukama ariko naye nashohoje ibanga rya satani nga okufulumya ekyama kya Setaani nashohoje ibanga rya satani atarisohoje atarisoya ngo risohore abantu bamenye ibyo satani yankoresheje bwe mbasifulumiza ekyama kya Setaani okwogera Setaani byankozesa naba nkiri intumwa ya satani kubanga mba nkyali mubaka wa Setaani yakomeza kukugiraho imbaraga yakomeza kundusha imbaraga abeerezaamu okunsinza amaanyi yakomeza umutima wanjye kuwukoresha ayinza okubeerezaamu ng'akozesa omutima akumva ko hari ibyo biri muri jye n'awulira nga wakyaliwo ebikyali mu nsi Yesu ahimbaza Yesu yebazibwe nshimye Imana nebaza Mukama ku icyo gihe nafashe icyemezo cyo gufata amajini kwata ekigendererwa ekyokukwata amajini ijambo yarambwiye ngo nurimara n'umwaka umwe ekigambo yangamba bonna amala omwaka gumu igice cy'iwanyu ekitundu kyewammwe nta muntu uzaba uri hariya ugifite imbaraga tewali muntu ajja kubeera wali ng'akyalina amaanyi nta mutunzi n'umwe uzaba ugihari teri mugaga ajja kubeera ushobora kuzamuka ng'asobola okukulaakulana ngo azakurenge tinaakusukkeko ntawe uhari nga tewali ikindi ekirala abantu b'abakire benshi basa nk'abakomeye abantu abagaga ennyo abagiye mu bigirwamana batemera Imana abagenda bifaananyi ebyola batakkiriza mu Katonda iryo jambo yararimbwiye ati kure ku muntu ubasha gusenga ekigambo ekyo kiŋŋamba nti mpozi omuntu asobola okusaba ati uwo ngo kumurwanya birakomeye oyo okumulwanyisa kizibu haleluya ati uwo ngo birasaba kutamwegera oyo kisaba obutamusemberera niyo mpamvu abashumba banzi ensonga lwaki abasumba mbere ntajyaga mbegera ekiseera esinga nateranga okubasemberera warasengaga ukankora nabi ekiseera ekyo saabasembereranga kubanga wasabanga imbaraga zari zikuriho amaanyi agaali ku bulamu bwo ntabwo zemeraga kugira ngo nkwegere tegakkirizanga sobole izanjye zarashiraga amaanyi gange gaggwanga Imana ihabwe icyubahiro ko turi abasenzi Mukama weebwe ekitiibwa kubanga tuli basabi ushobora kuba ureba ko isengesho ryawe ari rito oyinza okulaba nti essaala yo ntono nnyo ariko uri mu mbaraga za satani arizika ari rinini naye ate ali mu maanyi ga sitaani amanyi nti essaala eyo y'amaanyi iyi faya musunika omuliro gwe musindika utagira ngo urohereze umuyaga togamba nti osindika embuyaga uwo ni umuriro n'ubutwongere ngo faya egagano tuddemu nti omuliro faya muliro ubundi umuntu wawise umuriro omuntu yari afite icyo amenyesha omuntu eyagamba omuliro yali alina kyategeeza Imana yatanze imbaraga z'umuriro Katonda yawa amaanyi ag'omuliro
umuriro iyo ugeze ku kintu cyose kirashya omuliro gutuuka ku kintu kyonna kiba kirina kandi okubanga kigakurwaho. era ne kijjibwawo. yarambwira ati niwegera abantu b'abasenzi n'asemberera abantu abasabi bazagusengera bajja kusabira usange bwa butunzi butakijja imbere. usange ng'obugagga bwo tebukyagenda mu maaso. ikindi ekirala uzasara, ojja kulaluka. uzasanga uri zezeta sinzi ko nakikubwira ndivuze mu Giswahili, umuntu utuzuye mu bwenge, umuntu utuzuye. ojja kusanga nga oli kwakazoole, uraho uvuga ibintu bidafatika, ugenda urereta ushobora gutakaza imunda. oyogera ebintu ebitaliyo. agiye kumbwira arambwira ngo bariya ngo nabo bafite amajini yabo, nabo balina amajini gaabwe, ngo ayabo ararusha yawe imbaraga. agaabwe gasinza amen. arambwira ati wowe niwihangana. angamba bw'oba nagumiikiriza, cya mbere esooka abasore bari hano n'abari hanze, abavubuka abali wano n'abali ebweru, abari bukurikirana ubu butumwa, abanaawuliriza obubaka buno, yarambwira tudiringane n'urubyiruko. yangamba okolengana nnyo urubyiruko, n'abavubuka, abasore, abana batangiye gukora ibintu bigaragara. batandise okukola ebintu ebirabika. nushobora n'ujya basanga no mu kirabu bamwe barye bararumu, usanga mu kirabu nga balya nga banywa. icyo gihe uzaba uteye ubutunzi nyabwo. ekiseera ekyo naawe ojja kuba nga ofunye obugagga obw'amaanyi obusukulumye. jya ushaka amakirabu manini, onoonye kirabu zennene nnyo, uzijyemo, ozingirengamu, ubahereze rawundi. obawe buri umwe wese buli muntu yenna omuwe afata icyo yumva ekyokunywa, ashaka. buli omu anoonye kyayagala ekyokunywa. nta muntu ushobora gutsimburana aho ngaho atwaye umugisha. teri asobola okusimbula mu kifo ekyo ng'alina omukisa. uba ufashe ibitekerezo byabo oba owambye ebirowoozo byabwe n'ubutunzi bwabo, n'obugagga bwabwe ng'obuwambye, niko wongera kwamamara. kubanga oba oyongedde erinnya ly'okukuzibwa. abantu barashize. arambwira ati umugore wawe wo mu rugo nangamba mukyala wo ow'ewaka uzamutegekwaho n'iryo jini, iryo rizajya rikwemera ati umunsi genda ujye kubyamana nawe, ejini eryo genda kubanga likweteeka umunsi rikanga nawe rikakurarana. kwebaka naye oba bwe nagaana ekiro ekyo ne risula naawe. Fire! muliro Banange. kitalo. arambaza ati nambuuza uzabibasha? onaabisobola? yakundaga umugore wanjye neza nayagalanga nnyo omukyala wange nnyo neza, ate nga nnyo. ari uko ushobora kuba umufite ariko utazi agaciro ke. oyinza okuba nga omulina omukyala naye nga tomanyi muwendo gw'alina. va ku muntu guhagarara mu bakobwa benshi omuntu numva ngo uyu niwe unyura ubuzima bwanjye. owala bangi n'afaana nga yalina okuba nga alabirira obulamu bwo. icyo gihe mbitekereza sinafatafataga ngo nta bintu mfite, seera ekyo nali sikwata eno nene nawe mfite ubushobozi nubwo nakagiye kwa minisita bagombaga kumuhereza wenandigenzi wa umukobwa. minisita bandibadde nga bampa omuwala kubanga nali nina obusobozi. ibyo ntabwo ningingaga, ebyo seegayiriranga. ndavuga ngo aho umutima wanjye urara birakomeye. gamba omutima gwange era munywevu. arambwira ngo era naŋŋamba nti icya kabiri, ekyokubiri, ririya jini nirijya rihinduka umusaza, ejjini liri bwe linaafuuka omuzeeyi, ujye umenya ko ubutunzi buhabaye, tegeera nti obugagga bumaze okuba nga buzze. witegure kujya gutanga amashiringi. weeteekateeke okuba nga ogaba ssente. uburyo bwo gutanga amashiringi, okugaba ssente, tangira kwiyamamaza, tandika okwerangirira, gukora ibintu bigiza bikomeye. okukola ebintu eby'amaanyi ebisukulumye. niba habaye nka za kirabu nangwa se haje abaririmbyi bakomeye, kubanga wazze abayimba ab'amaanyi, hajya utangire gutanga isene. otandike okusaasaanya wowe ssente, babazwa n'isene. osaasaanye ssente. bari abantu batwaye isene baje gukorera bali isene. abantu abatutte ssente, so iyo bahaye iseni babaje kugukorera iseni. baba Babaje basente gukorera baba isene. bafuuse ekkubo lya setaani okuleetera ssente. ikindi ekirala, uzajya uba umuntu udasanzwe ku buryo n'abakomeye nk'abaperezida bazajya bagukenera. ojja kubeera muntu atali wa bulijjo, n'abantu ab'amaanyi ne bapulezidenti nga babulira bakwetaaga. icyo gihe rero ekiseera ekyo numva ko nkomeye. nempulira nga ndi munywevu. arambwira ngo
n'angamba nti emera uwakiri ubutunzi. kkiriza oyaneze buno obugagga. Yahamagaye yakoola umwana we ugenda yayita omwana ugenda we asa n'uwikurura nk'inzoka. omwana we atera okwewalwa wansi ng'omusota. Asitse nk'aho bwe yatuuka ng'awo maaso ararira. n'akaaba. Arize bwe yakaaba arambwira ati jye sinkubasha. n'angamba sibisobola. ubwo nakubasha nibadde sisobola ngiye kudirekitinga, ngenze kubaawo nzakujyana wenkulagira ahantu nja kutwala mu kifo aho gye numva uzagera ugahwana naho kuko wowe urakomeye. kubanga gwe oli munywevu ate oli muvumu. Ndamubaza se nkomeye mu ruhe rwego? ate nze ndi muvumu mu ngeri eriwa. Arambwira ati ndajya kukwegeranya n'amagini akananirwa. ngenda kusembereza amagini ne galemwa. Ndajya kuguhuza n'amagini akananirwa. ngenda kubanga nkuyungako amagini ne galemwa. Ikibazo kirava he? ekizibu ye kiva luddawa. Arambwira ati reka nkubwire, nangamba leka nkubuulire kino. simbizi simanyi hariya niho hakubasha gusa. nga wali we Niho walina hatakubasha obanga tewakusobodde wali. wowe ntabwo uzabasha imbaraga zo kuzimu, ntabwo nazo zizakubasha. era n'amaanyi g'emagombe tegajja kukuyinza. Amina, 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 amina. Nisi ubwo hazaba habaye iki? kati olwo ajja Arambwira ati kuba ntabwo zizakubasha. tegagenda kuyinza amaanyi g'emagombe. Rya jini cyana kirize gisubiyeyo ndababara. kiriya kyana bwe kyaddayo nempulira Ariko haba haje abandi bantu b'abakire. ate nga Arambwira ati reka uze urebe. agamba kojja olabe. Bahagera cya cyana kikaza kirukanka. batuukawo oli omwana Kikabegera. nabeera ng'abasemberedde agenda misinde n'abasemberera. Ndashima Imana ko ntegerewe n'icyo cyane. nebaza mukama kubanga ekyana ekyo tekyansemberera. Ndashima Imana ko ayo magini yatekerezaga nebaza mukama kumuza nayo ngo dufatanye netiwaka yarangaga. ganyweza netwaka. Ubwo arambwira ati ntabwo bikunda, n'agamba tebyagala. uretse kuzabashwa wenda n'ahandi kandi nunanirana bizabira. sinaakusobola mu kifo ekirala bwe binaagaana bijja kuba bigaanidde ddala. Iryo jini ekiini arambwira ngo nibishoboka oba kisobose wemere buri cyumweru rijye rikuzanira miliyoni 200. okkirize buli weesi egiini eryo likuleeta miliyoni 2 buli weesi. Nirijya riza bwe linaaba nga lisse utanga izina ry'umuntu owengayo erinnya ly'omuntu mukunda gw'oyagala ennyo. n'umuvuga gusa bonna amwogera kyokka azajya apfa. ajja kuba nga atuuka afa. Uziko Imana yatwimaniye hano mu gashanju we. katonda nga yatutaasa Ndakivugana n'abantu basenga nangwa bakurikiye Imana. kwogera n'abantu. Imana yanyu irashoboye. katonda wammwe asobola. Imana yacu irashoboye. katonda waffe ayinza byonna. Imana yacu ni Imana y'imbaraga. katonda waffe ye katonda w'amaanyi. Ndakwingize ngo mwegere cyane. kwegayiridde musemberere ennyo mukama. Ubundi mu buryo bwo gutanga abo bantu mu ngeri y'okuwaayo ntabwo umuntu atanga umuntu yanga. omuntu tasobola kuwaayo omuntu Ureba inshuti gw'ayegaana. iri ku mutima, onoonya mukwano gwo mwene so kurara ku mutima. muganda wo oyo namaddala. Yambajije amazina y'abantu nka 3 nkunda. yambuuza amannya g'abantu 3 bentera okwagala ennyo. Nova amani yanjye yo kuwemeranya nawe arashize. nempulira amaanyi gange ag'okukkirizagana naye nga gawedde. Arambwira ati nzakujyana ahandi hantu nja kutwala mu kifo ekirala. ariho nshaka ngo wenjagala mwereke ko netiwaka y'amagini imaze kunanirwa. netwaka y'amagini emaze okulemererwa. Ariho nagiye kwambika impeta nga nagendayo okunyambaza empeta. nkajya mu bituro. nengenda ku ntaana. Igituro bari uburyo bahamba mu mujyi baziika bagahambira mu kibuga gate, baziika. ugasanga abantu bahamba ahantu hamwe. nosanga mu kifo ekimu awali amalaalo. Nagiye ahantu hitwa Geita Kahama. mu kifo kibayita geeta Kahama ari ahantu bahamba ahantu hamwe. batera okuziika mu kifo kimu. Byari ku manywa y'isaha 8. byali misana saawa 8. Hararindwa, bakuumibwa. hari umutekano bikwiriye. waliwo kugira ngo hajye bisaba amategeko runaka nga waliwo kugira ngo ujyemo hagati mu bituro. genda okuyingira waawo mu ariko jye narahinjiye nawe nigize nyuraho. nze ubwo ni ubuhamya bwa Freemason. obujulizi bwa Freemason. Atambutsa amagini.
imana yo mu ijuru katonda w'omugulu iyankuye mu majini eyansiya mu majini nigukure mu bajini akugiye mu majini nigukure mu bapfumu akugiye mu basamizi uzahagarare nk'uko nahagaze hano. zoyimirire wano nga bwenyumira Imbabazi yangiriye ekisa kye yankwatira iwacu ntabwo bari bakijijwe, waffe baali nga ntabwo nasengaga, saasabanga ariko umugambi w'Imana wansanze hagati y'amajini. olw'okwagala kwa katonda kwansingana Uyu munsi wakati ni umukozi w'Imana. olwaleero muweereza wa Haleluya, Mukama. haleluya, haleluya. Naje nguhamiriza ngo singa mbakakasa inzira ijya ku mupfumu ekkubo erigende w'omusamizi ugiye gupfa. igende kubanga liggalwawo. Yarambwiye ngo icyo gihe cya Freemasoni, angamba nti yarambwiye ati urapfusha abana batatu, abana babiri bawe abaana babiri n'umugore, n'omukyala nyuma yabo nawe bakurikire kuko wanze kubatamba. era naawe ogenda kuddirira kubanga oganye okubasaddaaka. Nzakubwira eyo tugenda aho kutandikira niho tuzahera ejo. tujja kutandikirawo enkya. Imana yo mu ijuru ibamere umugisha. katonda w'omugulu abampeera omukisa. Imbaraga zasenye ubwo bwami bwa satani amaanyi agamenya obwakabaka zaturutse basita mu mushumba wanjye Pastor Teho. yayitira musumba wange Hallelujah, omusumba hallelujah. Teo. Nagendanaga ukuboko k'umuntu atambulanga nga kumfata mu mutwe, omutwe gwange nga wali omukono gw'omuntu, ababyeyi batareba, abazadde nga inshuti tebagulaba, zitareba, emikwano nga abakire tegigulaba, batareba, agaga nga tebagulaba, abaperezida batareba, pulezidenti nga tebagulaba, abakomeye ku isi abantu batareba. ab'amaanyi ku nsi nga tebagulaba Zashowe mukono. n'Imana Pastor Teho. amaanyi ga katonda g'omusumba Teo Hallelujah. gegansyako omukono gwatambuliraga ku ntika omutwe gwange. Daddy, Yes. impamvu nakwise daddy, nsonga lwaki nakweyita dadi, hari umuntu uguterura akakubera umubyeyi. eri omuntu akusitula n'akuwanirira n'afuuka omuzaddewo. Umuntu wankuye aho hantu yarambyaye, yansitya mu kifo ekyo. Amen. Amen. Yara- Tekereza umuntu wari uri ahantu hateye hatyo, wonse omuntu eyali mu bifo ebifaanagana bwe bityo, ariko Imana yacu iratangaje. naye katonda waffe yeewuunyisa, Ni Imana ye y'imbabazi, katonda w'ekisa, kandi kubabariye era bwakusonyiwa nukuri ntabwo yongera kwibuka. era taddamu kujjukira. Nta nzika igira, tabeera na kiruuyi, nta nzika igira. ye tabeera na kiruuyi kyonna, Hanyuma nanone ngo izongere ikuziza ibyo wakoze. era nti asobole okuba nga addamu okukwasa Iyo obusungu. ikubabariye, bw'aba akusonyiye, ikubabarira ikubabariye. akusonyiira ddala. Imana ihabwa icyubahiro yababariye David, Mukama aweebwe ekitiibwa yasonyiwa Davidi, ikamukura mu bapfumu, n'amugya embasamize, ikamukuraho uko kuboko ko ku mutwe n'amugyako omukono gwabenanga ku mutwe kwamugendagaho. ogwatambuliranga ku mutwe gwe. Jewe igeze kuzara arambwira ati ukuboko kumeriye Nze nabi, yajja n'aŋŋamba omukono nga gunfuukidde ekizibu. ati ukuboko kunkora mu mutwe, n'aba ngenda kwankora mu Omukono mutwe, gunkola n'aba ku ndyamye mutwe kwankora mu gwange, mutwe. neebase nga ntambula gunkola ku mutwe. Daddy, reka nguce mu ijambo gato n'umunota umwe. Dakiika ng'emu Ndakwinginze, wegayidde, gukira kwawe kuri muri wowe. okuwona kwo kuli mu ggwe. Amen. Abashumba baragusengeye, Abasumba bakusabidde, abasenzi baragusengeye, abasabi bakusabidde, ariko imbaraga z'ikibazo cyawe niwe uzizi. amaanyi g'ekizibu kyo gw'okimanyi. Yes. Ndakwinginze, Wegayidde, wivuna abashumba, tomenya wivuna abaweereza, abasenzi tomenya abasabi, kubw'imbaraga za satani wagiyemo. lw'amaanyi ga setaani Niba gawogenda, warokotse rokoka, obanga walokoka niba lokokera ddala, wavuyeyo oba wavaayo iyemeze fiira ddala. uveyo, egera Imana igutabare. era Mukama asobole Imana yo mu okubanga ijuru ibamere Imana umugisha. iguhereze katonda w'omugulu abampeera omukisa.